umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe. Inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana. Amarira n'agahinda byari byose ku baturage batuye muri aka kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata ubwo bari barimo gutabariza uyu mumama uzi ku mazina ya Mama Uwase nyuma yuko yari amaze gucocagurwa n'umugabo bari banaga. Ariko ngewe mpageza akimara kumutemagura ngewe mpageza umugabo asohoka n'umuhoro asohotse awufashe gutya ngo ngewe icyo nashaka gukora ndagikoze ndigemuye. Amutemye hano mu kabomba mbarara hatemye nahangaha mwivi n'ivi yaritemye ubundi mu bigaragara akaguru yagaciye. Umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe. yatemeye hano atema n'ikirenge cyo hasi. Inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana. Yamutemye iki gice cya hano mbo aracoca amanuka hano hasi aha hose ni ibikomere mbese yabaze nyakubaga kuko we yagiye afata umuhoro awucyasha kuri ponseze aza afite gahunda yo kumwica ku buryo rwose ngiye namwibone n'amaso bura n'ubugome ndengakame. Uyu mugabo usanzwe ukora akazi k'ubukarani mu igaraje riherereye mu murenge wa Kimisagara ngaterura moteri n'ubusanzwe yari amaze igihe kitarenze imyaka 2 avuye muri gereza ngo nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 7 yari yarasoje. Yari amaze n'iminsi anafunzwe abantu bose bari bamutinya amanutse hari ninjye muntu mukubise umutego mukubita hasi ijambo aravuga ati mureke agifite umuro ukubita hasi nge namubwate ni ibintu by'ingumi ndagije mukubise hasi niho abantu dukorana bose bamukubitagwa imigera bavuga ati icara hano hasi ubundi hari yicara dore singahana nkomerekera uriya ntose se yaravuye muri gereza amutemye ku maguru amutemya mu rubavu hangaha amutema no hano mu mutwe kabiri ajyaniramo no ku gutwe hose yahatema. Twari kumwica bitewe ku uriya mubyeyi amutemaguye umuhoro mushyashya kajije yari amaze igihe yaramucyajije uriya mushyashya wari ukiriho n'inyama z'uwo muntu yari amajije gutema. Abaturage basabye ko ngo yakagombye gukurikiranwa mu buryo bwimbitse ngo kubera yuko n'ubusanzwe uyu muryango wari usanzwe ubana mu makimbirane ngo naho gucocagura umugore we ntago byamutunguye ngo cyane ko yari yabanje kugura umuhoro mushyashya akaza yawucyajije aribwo yamucocaguraga. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru dusoje tariki 10 z'ukwa gatatu 2024 uriya ntabwo akwiye kubaho. None se ubundi umuntu nkuriya ntabwo akwiye kubaho nawe bamwice. Ndashakaga kumunweza nanjye kumuyisha umuntu banze munweza umwuka uhere ku buryo yumve yuko urupfu kuntu rumeze ariko hano cyiza no kumwica natwe n'ukumwica kuko natwe twari kumwica bitewe ku uriya mubyeyi amutemaguye. Bari kuvuga ko uriya mugabo yamuhoye ko yamuririye ngo amafaranga ngo y'imyaka 4 ngo yakoreye imyaka 4 yose nyuma ariko ngo bakaba bashwanaga nyine bakiyunga ngo nubwo ngo yamutemye ngo agarutse bamaze kwiyunga ngo biyunze rwose nyine umugabo ariko ngo akaba yatyajije umupanga kuri ponseze hose ngo arawutyaza cyane koko. Ubwo rero umugore bwo yagize ngo nyine biyunze byarangiye ko umupanga ngo yaje awufite. Nubwo abaturage bavuga ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo ariko bunashimangira ko uyu mugabo yari asanzwe ari n'igihazi dore ko yari yarateruwe akazi na ka nyirikiraro ngo kandi nta muntu n'uyu n'umwe wabashaga kumucira uruhande ubwo yabaga yabishatse atabanje kumuha amafaranga yaba 100, 200 cyangwa se 500. Uriya ntose se yaravuye muri gereza ni ibisanzwe ni baramuzi abantu hose baramuzi nta muntu utamuzi byo gutema na leta iramuzi ajya no muri gara afite umuhoro na leta iramuzi yigize umusazi niko yigize ariko si umusazi yakora ibintu azi nta muntu wajya guca hano kuva yabanzaga kugusurisha waba nta biceri ufite ugasubira inyuma ugiye kwambuka cyangwa akagukubita ni ibisanzwe ni baramuzi abantu hose baramuzi nta muntu utamuzi.
twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata kugira ngo batubwire ingamba zaba zigiye gufatwa n'icyaba kigiye gukorwa kugira ngo abana bo uyu muryango we babasha kwitabwaho ibwo bazagira icyo badutangariza ku cyo bagiye gufasha abana basigaye muri uyu muryango dore ko se afunzwe nawe nyina akaba ari kwa muganga ubwo baragira icyo batangaza tukaba turabibagezaho mu makuru ya Chata. Ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari naho ubuyobozi buhera busaba ko abaturage bakagombye kuzajya batanga amakuru ku gihe mu nzego z'ibanze ahagaragara ikibazo nk'iki cy'amakimbirane mu rwego rwo kugira ngo akumirwe bwangu aho kugira ngo yaba umugabo cyangwa umugore avutse mugenzi w'ubuzima. Nk'uko mubibona aha ni mu murenge wa Gasyata aho umugabo yatemye umugore bari bamaranye igihe babana, dore ko uyu mugabo n'ubundi yari asanzwe azwiho umuco w'urugomo. Abaturage baturanye n'uyu mugabo badutangarije ko n'ubusanzwe umugabo yari igihararumbu, dore ko yari avuye muri gereza aho yari yarakatiwe imyaka 7 y'igifungo nyuma y'ibyaha yari yarakoze bikamuhama. Nk'uko abaturage baturanye nawe bakomeje babivuga, bavuze ko uyu mugabo yari amaze igihe uyu mugambi mubisha awutegura wo kwica umugore we babana, dore ko ngo yaguze umuhoro agawutyaza igihe kirekire ngo akoresheje umunyu ndetse akajya no kuri ponseze kugira ngo ugire ubukana bukarishe azabashe kuyicisha umugore we bashakanye. Nyuma yo gutema umugore we mu mutwe yaje gufatwa n'abakarani basanzwe bakorana umurimo w'ubukarani aha mu Gasyata. Ubu akaba yashyikirijwe inzego z'umutekano arizo polisi. Abaturage barasaba ko yahanwa yihanukiriye kuko bakeka ko uyu muntu nubwo yavuye ahangaha atarashiramo umwuka yatemye ariko nta cyizere gihari yuko ashobora kurokoka. Bakaba basaba ko uyu mugabo yazakanirwa urumukwiye ndetse byangombwa agafungwa burundu ntazongere kugaruka muri sosiyete nyarwanda ngo dore ko nta muco agira ari igihararumbu gitereye aho.